nongeye kubaha ikaze mu kiganiro The 10X nk'uko mubizi iki ni ikiganiro tubagezaho ibintu 10 ku isi byaba bitangaje cyangwa se bifite ubwiza buhambaye cyangwa se ari ibintu biteye ubwoba utaruzi cyangwa se waruzi. Nk'uko mubizi iki kiganiro cyacu mwakigezwaho nanjye Mazimaka Queen. Wakibaza rero ngo uyu munsi niki twaguteguriye? Uyu munsi naguteguriye ahantu 10 ku isi hateye ubwoba nta muntu ujya wifuza kuhagira bitewe n'ukuntu aho hantu hameze. Rero kuri iyi si ya rurema hari ahantu henshi heza uba wifuza ngo wajya kuhasohokera se muri vacances, wahasohokera uri kumwe n'umukunzi, ariko hari ahantu nanone bivugwa ko nta muntu n'umwe ujya uhagira bitewe na records z'aho hantu uko ziba zimeze. Rero ku cyegeranyo cy'uyu munsi ndakubwira ahantu hateye ubwoba ku isi 10 mere ku mwanya wa 10 kugera ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turahasanga ahantu bita Death Valley, ahangaha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byonyine cyumva izina wakibaza utangira kwibaza uko aha hantu hameze n'uburyo hateye mu bwoba. Ni ikibaya bivugwa ko gishyuha cyane ku rwego rwo hejuru, aho gishyuha kuri degrees Celsius 56 n'ibice 7. Aha hantu rero urumva ubushyuhe bwaho ukuntu hashyushye cyane, ntago ari ahantu wabasha gusurvivinga umwanya munini. Umwanya wa 9 turahasanga desert yitwa The Danakil Desert. Iyi desert ikaba iherereye mu ihembe rya Afurika, aho usanga ikora ku bihugu bimwe na bimwe nka Eritrea, Ethiopia ndetse n'igihugu gito cyane cyitwa Djibouti. Iyi desert rero ikaba nayo izwiho gushyuha cyane, aho ishyuha kugera kuri degrees Celsius 50, kandi ugasanga ari ahantu abantu benshi badakunze kugera. Ugeze aho hantu nko muri Eritrea uko babaza ngo bakwereke iyo desert ya Danakil, ntago ari ahantu babasha kugushishikariza kujya cyane bitewe n'ubushyuhe bwaho uko buba bungana. Aha hantu kandi bizwiho ko haba abantu b'ubwoko bwa Afar people, abantu bakunze gucukura cyane umunyu bitewe n'uko iyo desert ikora ku nyanja ya itukura twese tuzi nka Red Sea. Ku mwanya wa 8 rero, gusa mbere yuko mbabwira ahantu nabateguriye hateye ubwoba, ku mwanya wa 8 reka nongere kubitsa ko wowe udukurikiye wakora subscribe, like na share ukanadusigira ubutumwa kuri channel yacu. Ku mwanya wa 8 rero mbafitiye ahantu hitwa Sinabang Volcano. Aha hantu ni ikirunga giherereye muri Indonesia mu butayu bwa Sumatra. Ahantu rero kuba ari ikirunga ntago ari cyo kihagira ahantu hateye ubwoba cyangwa se abantu batagera, kuko hari ibirunga byinshi tuzi bisurwa kandi bikurura ba mukerarugendo benshi. Gusa iki kirunga umwihariko gifite nuko kiruka buri kanya kandi abantu bakaba batabasha kumenya ngo kiraruka ryari, bityo rero kikaba cyatwara ubuzima bw'abahaturiye. Nubwo bivuga ko mu gihe cyashize aho ubwo giheruka kuruka cyarekuye ibintu by'ibibuye binini n'imyuka mibi yangiza ikirere ikanangiza ubuzima bw'abantu. Hanyuma hakaba hari abarokotse batangaje ibyo bintu byose, akaba ari nayo mpamvu hashizwe mu hantu hateye ubwoba abantu badakwiye kujya kuruhukira, kereka ushaka kuriruhuko ridashira nk'uko bajya babivuga. Ku mwanya wa 7 rero nkufite ahantu hitwa Ladakimada Grande. Aha hantu ni ikirwa giherereye mu gihugu cya Brazil. Nk'uko uri kubireba kuri iyo foto urabona ko atari igiti gifite amabara abiri, ahubwo ari igiti kiriho inzoka. Aha hantu rero hazwiho kuba hari inzoka nyinshi kandi ziteye ubwoba, navuga ko zifite ubumara kurusha izindi ku isi. Nk'uko bizwi byagaragajwe n'abashakashatsi, aha hantu haba inzoka zo mu bwoko bufite ubumara bukaze kurusha izindi ku isi zitwa Bathrops. Ahantu kandi bivugwa ko udashobora gutera intambwe 2 utarakandagira inzoka bitewe n'uko uhasanga inzoka 5. Umwanya wa 6 rero nkufite ahantu hitwa Madidi National Park. Iyi pariki ikaba ari pariki iri mu gihugu cya Bolivia. Bolivia akaba ari igihugu giherereye muri Amerika y'Amajyepfo. Aha hantu rero akaba ari ahantu hateye ubwoba, ariko ntago ari ibintu wabonesha n'amaso bitewe n'ukuntu ari ahantu hateye amabengeza. Ni ahantu hasa neza cyane uharebye, ariko ngo hari inyanja irimo uduti duto cyane dusohora umwuka mubi ku buryo uri muri iyo nyanja atabasha guhumeka, ahubwo byatuma ahumeka nabi ku buryo byanamuviramo gupfa nyuma y'iminota mike cyane ari aho hantu. Aha hantu kandi hakaba hari na pariki ifite uduti duto cyane, natwo tuzwi ko uramutse uhagiriye igisebe utwo duti dutuma icyo gisebe gikurura uburozi bwatwo, bikaba byakuviramo gupfa cyangwa se ugakomereka bikabije. N'ahantu rero habi cyane natakwifuriza
kujya aha n'ahandi. Ni pariki yitwa Madidi National Park iri mu gihugu cya Bolivia. Tukaba rero tugeze ku mwanya wa gatanu. Wakibaza ngo niki tugufitiye kuva ku mwanya wa gatanu kugeza ku mwanya wa mbere. Gusa nongere kwibutsa ko ari The 10X Show, tukaba twabateguriye ahantu hateye ubwoba kurusha ahandi ku isi. Ku mwanya wa gatanu turahasanga ahantu bita Bikini Atoll de Marshall Island. Aha habarizwa muri Pacific, rwagati mu nyanja ya Pacific. Aha hantu rero akaba ari ahantu hazwi kuba ari heza cyane, ku buryo iyo uharebye utahazi wagira ngo ni ahantu heza ho wajya kuruhukira bitewe n'ubwiza bwaho bufite budasanzwe. Muri make abantu benshi bakunda kuvuga ko hameze nko muri paradizo. Gusa aha hantu ni ahantu hateye ubwoba kuko kera bahakoreshaga bahageragerezaga ibisasu bya kirimbuzi, bityo bikaba byarateye imyuka mibi itari myiza ku kiremwa muntu, ku buryo uyihumetse wese adashobora kubaho, ku buryo amaze umwanya mutonya ahavuye aho hantu yashobora kugira ikibazo cy'ubuhumekero. Aha hantu kandi The Marshall Island ni ahantu usanga n'abantu bahaturiye bakunze guhora bimurwa umunsi ku wundi bitewe n'ukuntu hafite imyuka itari myiza. Urabyumvishe rero ko The Marshall Island atari heza nk'uko hagaragara, bityo rero nawe utazagwa muri uwo mutego. Ku mwanya wa kane rero mu hantu hateye ubwoba ku isi akaba ari ahantu hitwa Afar Depression mu gihugu cya Ethiopia. Afar Depression rero ni ikirunga giherereye mu gihugu cya Ethiopia. Iki kirunga kikaba giteza imitingito idashira kandi imitingito ikomeye cyane, ku buryo utamenya ngo uyu mutingito uraba ryari. Bityo rero bikaba bituma n'abantu bo muri icyo gihugu bemerewe kuhaturira hafi n'icyo kirunga. Icyo kirunga nanone rero bikaba bivugwa ko kiruka ibintu by'ibibuye bishyushye cyane biri ku bushyuhe bwo hejuru, kandi bikaba bizana n'umuriro. Bityo rero umva ko atari ahantu nta gushishikariza kujya gusura nk'ahantu ho kuruhukira. Akaba ari nayo mpamvu aha hantu Afar Depression hatugejeje ku mwanya wa kane mu hantu hateye ubwoba ku isi. Ku mwanya wa gatatu rero niwo tugezeho muri iki kiganiro cyacu cya 10X Show, aho nakubwira ko kuri iyi nshuro turi kureba ku hantu hateye ubwoba ku isi. Ku mwanya wa gatatu rero haza ahantu hitwa Lake Natron muri Tanzania. Lake Natron ukuyibona ngira ngo wakibaza nise uyu ni umugezi cyangwa se n'iki, ariko nukumeze niyo uhegereye nuko uba ugaragara. Ni umugezi uri hano mu gihugu cy'abaturanyi muri Tanzania. Uyu mugezi rero impamvu washizwe mu hantu hateye ubwoba ku isi nuko uyu mugezi ngo ufite umunyu uteye ubwoba cyane, ufite uburozi ku buryo nta muntu ushobora kogera muri ayo mazi cyangwa se ngayanywe cyangwa se nganayegere. Ubwo ngubwo abahasuye bacaho gusa, kuko uyu munyu ntago wakwemerera kubaho igihe kinini uramutse ukoresheje ayo mazi. Ni The 10X Show rero, nk'uko mubizi ndi kubagezaho ahantu 10 hateye ubwoba ku isi. Rero tukaba tugeze ku mwanya wa kabiri. Wakibaza ngo ku mwanya wa kabiri ni hehe ngiye kukubwira. Ahantu rero hatugejeje ku mwanya wa kabiri ni ahandi, ni ahantu bita Grand Canyon. Ahari muri Grand Canyon haherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta bita Arizona. Ahantu rero ni ahantu heza cyane ushobora kugera ukumva wahifotereza bitewe n'ubwiza bwaho, ariko ahantu bizwi ko ari ahantu hateye ubwoba bitewe n'ukuntu hateye. Ni ahantu hafite ubutayu bugiye busataguritse burimo ibisate byinshi, ku buryo ushobora gutera intambwe ahantu habi gusa ukahita ugenda urupfu aba ari nk'ako kanya. Aha hantu rero nk'uko muri kubireba ku mashusho, ni ahantu kenshi bakunze no kuvuga ko abantu benshi bahiyahurira bitewe n'ukuntu hameze, kuko biroroshye nyine kugenda ukaba wajya kwiyahurira aho hantu. Aha hantu rero hatugejeje ku mwanya wa kabiri ni The 10X Show. Aha tukaba rero tugeze ku mwanya wa mbere. Wakibaza ngo ese ngo ku mwanya wa mbere hari ahahe hantu, ni ahahe hantu hateye ubwoba cyane kurusha ahandi ku isi? Ibyo byose wabyibaza, ariko ndagira ngo nkwibutse ko udukurikiranye wakora subscribe, like na share, ukanadusigira ubutumwa aho muri comment kuri channel yacu. The 10X rero nk'uko nabikubwiye ntangira, turi kuvuga urutonde rw'ahantu hateye ubwoba ku isi, tukaba tugeze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere rero ni ahandi, ni mountain yitwa Mountain Washington iherereye muri Amerika. Uyu musozi rero akaba ari umusozi uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawo ukaba ufatwa nk'ahantu hateye ubwoba bitewe n'uko uyu musozi ngo ufite imiyaga iteye ubwoba cyane, ku buryo nta muntu ushobora kuhazamuka ngo agere hejuru, aho bivugwa ko uramutse ugeze hejuru wahuhwa n'umuyaga ugenda mu birometero
metero 327, byose bivuze ngo niyo waba ufite imbaraga zingana gute ntabwo washobora kurwanya n'iyo miyaga. Aha hantu kandi hakaba hagwa n'urubura rwinshi cyane, hakaba haba n'ubukonje bwinshi cyane bugera muri degre ziri munsi ya 0, navuga ko bugera kuri -40 degrees, bivuze ngo ntago wabasha gusurvivinga aha hantu kuri uyu musozi. Uyu musozi kandi bavuga ko ubaye uri umuntu ushaka kuhatembera cyangwa se kuhajya, wenda waba warageze nko ku gasongero ka Everest kuko byenda kungana. Everest nongera kubitsa kari umusozi muremure cyane ku isi, rero barabigereranya, ariko bakavuga ko Mount Washington itagereranwa na Everest bitewe n'iyo miyaga iba hejuru, bivuze ngo nta muntu n'umwe ushobora kugera kuri ako gasongero. Naho rero twari tubagejeje, naho hantu twavuga ngo hatugejeje ku mwanya wa mbere nko mu hantu hateye ubwoba kuri nosi natagushishikariza gutembera cyangwa se kujya kuruhukira. Mount Washington rero yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo itugejeje kuri uyu mwanya wa mbere mu hantu hateye ubwoba ku isi. Hari intonde nyinshi zikorwa n'abashakashatsi bagaragaza ahantu hateye ubwoba, natwe rero iyi yari top 10 yacu mu hantu hateye ubwoba ku isi nta gushishikariza gusura cyangwa se gutemberera wowe n'inshuti zawe cyangwa se n'umuryango wawe. Yari The 10X Show, nkubwira ngo iki kiganiro nakagaruka.